ruswa kandi atari ugira umumaro wo gutunga abakinnyi mu Rwanda uko bakina weekend na weekend nta mumaro rero wo gutunga abakinnyi 33 urahebye so za penalty muri amazane baciye kurangira abafana ba President haguka gukomera amashyi ubundi n'abamukiri kare kugira ngo hagire umumaro n'abazane byaribagirana kugira ngo bamaze gutsinda bitatu kugira ngo ubugingo bwakimu nawe agiye wenda umara arangiza na weekend koko rodaba yarutse niyo mugabo nibyo babonye umubiri wacu ntabwo ari umutoza ni weekend na weekend nk'ubu waperiye gukina finali ku cyumweru n'urugero ariko ushobora gusanga gatatu nta match yari eshatu finali y'igikombe cyo gutwara ariko icyakaba ari kirane yapiri kwimikina ku gatatu ndareba ku gatatu urakina ndebe kuri fixtures barateguye aho byari byiza wari ushize uravuga yize kandi shampiyona kandi ari mazaza ya fase ni fase yo match ya gasugira shampiyona ubwo byibura hari ikintu Rwanda Premier irimo guhindura ariko ubundi mvuye gukina muri weekend na polisi zombi zikava ko zirushye match zabo za shampiyona zikaba muri weekend ikurikira ariko uyu munsi Rwanda Premier iravuga ngo hagati mu cyumweru hagomba kubamo match nyinshi mugomba gukina kabiri rode ya ruha rode ntabwo yakina kwa gatatu no kwa gatandatu mubare ku ruhu faze turatangira umunsi tariki 20 match yo kunagurira ntabwo Francis match kwikomeye aho nice ntabwo dawo yakina ku wa gatatu no ku wa gatandatu ngo bugingo ngo ganizwa ku mwanya ni cyo ariko kubera ko ni weekend na weekend turaza rero nabyo kugenda tubigarukaho cyane ngo twakomozaga ku buryo amakipe muri Afurika ameze hakirwaga na Europa League itariki ya pereza kina saa 12 za nimugoroba na Gasogi kuri Stade Amahoro rero niba ari saa 12 kuko bemera muri amatara bashyize kuri Stade Amahoro ibyo byose nabone saa 12 z'umugoroba bemera muri amatara nayo niyo mpamvu match zose ku muhoro so ubwo rero bakirwaga Europa League n'abasoza imikino ayisi gatatu kane nayo saa 12 ubwo ni ku mahoro isura ayisi aha bari match mukanya ikipe yiwari mukanya saa 7 n'igice by'amajyaruguru Musanze na Gicumbi ni derby abaranganyije kimwe n'abyibuka neza bakina Musanze bagiye gukina imbere aho ujista saa 7 n'igice ni match y'abanzizi ya Kiyovu cyangwa saa 9 n'igice na Gorira hano habaye match ya Gicumbi yakira Musanze FC atoza abahanga bafite experience muri league urebye Ruremesha ndetse na Ndabisengimana Justin toza kabisa abanyarwanda bazi umupira nakamachi kaza kwa sasa n'igice yewe na match ya Kiyovu na Gorira abatoza b'abasiniya mbaya na Kirasa abantu bajya kuri stade baraza kuri match ziryoshye hano ntabwo yaba ntengushe cyane umutoza wa Kiyovu hari ingingo uburyo garaje mu kipe bigume yeze guteka agomba gutera Gorira gutera Kirasa kujya gutera gutunga Kirasa ekipa izo ni match zo kubikomeye match komeye no tembera hasi match zo kubikomeye y'abakirasa bari ni uburyo yitwaye uburyo yafashe Kiyovu uyu mwaka atamuha amahirwe ndabyibuka Kiyovu yarabuze umutoza ari ngo baramufata ariko urwego amaze gushyiraho Kiyovu Sport ntekereza ko Kiyovu Sport kubwanjye kuri uyu munsi ntekereza kiza gutsinda Gorira numva gutsinda Gorira kubera ko niba Kiyovu ahaniri nta Gorira yatandukanye cyane banya Kiyovu irimo Kiyovu rwa no gushaka myanya ine ya mbere hari igihe ashaka no kwigaragaza kugira ngo ashake andi kazi karenzi tutumvikana kugira ngo hari ingingo urwego rwe ntabwo rwa Bugesera buriya ntabwo yabuze umusaruro muri Bugesera ariko nabonaga atari ibyo ari yarayobye niba udafite akazi uratuza ugashaka akandi kazi biragorohera ariko Bugesera wabona ko hari ingingo yayobye inzira kuko naho ejo nanditse kuri Twitter mvugane hari ingingo niyo mutoza urebe Rayon Sport kugeza ubu n'abakinnyi kuko nikiramo akantu mvuga ko niwe mutoza ushobora
APRFC ukaza mu Mukura yekutinya igitego cya penalty cya Vital Today ndabyibuka rwose arayisezera mu gikombe cy'amahoro iyo sezo kugira ngo nyikwe muri shampiyona Mukura atsinze ikipe zikomeye z'ikigali eshatu Kigali zose izo nibuka ni eshatu z'abafana Rayon Sport 2-1 bibiri bya Kigeme Nyamirambo Mukura yabanje bibiri ibonamo kimwe hakurikiraho APR penalty ya Dawidi Gayes hakurikiraho Kiyovu kiba kubusa kumumena cyane Bertrand ya ni Kanyarwanda byo kumumena Mukura yambaye ngofu Mukura igasubira ihuye yemye ukibaza ku kibazo Kigali bazashoye menshi zazabuza amazina akomeye ko Mukura ivuye hari ingingo kazitangira abakinyira Kigali akazigura hatatu ubone umwihariko Mukura mu mafaranga makeya baba bafite nta gikombe cya shampiyona bashaka ariko bo bizera ko Kigali nta mupira uhari hari ingingo igaragaje imyumvire kuvuga ngo Kigali nta mupira uhari hari amagambo ari muri Kiyovu yatsinze APR muri shampiyona bananye nabyibuka make yabaje n'amagambo menshi nibyo abantu bashaka gucafuza umuntu gusa nibyo bavuga ko yateguwe ngo bagomba gutaka ngo n'abantu bashaka gucafuza abantu gusa match yari ikome 2-1 unavuga penalty ya Zaimana Aimable ategaho kwi igitego cya kabiri cya cyandira cyangwa mugenzi we match umukwaji wa taro mugenzi wiwe umukwaji wande ugiye muri polisi Pichu harya umukwaji wa taro kuri ape ko ndibuka ko adiri yari yakaniye ariko hari ingingo aravuga kare hari ingingo yaramuteye hari ingingo yateye aramutandika hari ingingo yateye adiri na bino ejo abafana batwariye bamwe baravuze ati tukeneye hari ingingo y'umuntu arukora ejo nyuma ya match oya hari ingingo yatsinze ushobora akora bivugira yatsinze APR gutari kuri match y'igikombe cy'amahoro ajya gukuramo ajya muri iyo nzira y'amahoro igitego muri shampiyona igitego kimwe kuza cyari kigasohoka ihuye icyo gikombe gikomeye se na urabona ari muri yose yatsinze kabiri yatsinze APR kabiri ari muri iyo cyangwa byombe bya Ngendahimana ari no kubisa umutambiko muri shampiyona bamwe bati ntabwo ari igitego none mu cyamahoro finale niko Pierre yateye umukwaje na Ruvumba arawurekura Ngendahimana awushyira mu bacha Kiyovu bayahaye Risa niuza kwisifa aya niyo manota cyane hari inyuma ahangaha rwose ngo muri komite ngo batamwemera ariko ibikorwa byo bivugira hari igihe mu myaka yabaye mu Rwanda ibikombe by'amahoro sinzi ko ni seven nziza kuri rwo ahubwo namubaze ni ku Burundi bwemerwa n'igihugu bubiri ko adasabwa n'igihugu mu Rwanda kw'imyaka y'irengeje cyane bose twizeye ko bukeneye bukeneye ariko n'ubundi kurikije imyaka irindwi amaze kuva 2018 cyangwa 17 kugira ariko ikigo cyaramuhindura 17 kuko yatwaye igikombe cy'amahoro 18 ni bya 17 imyaka 9 niyo muto yanahije imikino 17 ya shampiyona size ya mbere ugashorigani yari arafata amashusho si bose yewe rwose urumva rero ni Kigali Peri bakerekanaga igikombe cya Peace Cup 2023 ndabona ariko wanditseho none se bakeretse abafana Nyamirambo kuko bagitembereje ku bwa Ritadi bakakijyana Nyamirambo kereka nibyo batembereje umujyi wose ariko rero kwibukwa babikoze tutabikora bafite n'ibisahane bya Canal Plus imbere ntabwo mbyuka siko rero siporo bikora gusa none se rero utaheruka kubitwara bagira ngo bikorwe nawe ikigero siporo Patrick arabizi ikigero siporo yaguze ibyapa mu mujyi ahantu hose iramanikaho bafite igikombe umwaka wose wari inzuranye uravuze ngo Patrick namenye niwe wategura ibi bintu by'ubwenge rwose ikigo cye muri Rayon Sport iyo mvuze ngo Rayon Sport ikeneye gusohoza umwana natwe yari ingoma kuko yarayitsinze urumva yarayitsinze yaba ari muri Mukura ari muri Sport barayitsinda ariko mu Kiyovu barayitsinda none bazo bamuyireye rero ino barundi benshi bene bari kujya muri pre-season ari muri polisi atse tugarukaho neza cyane Rayon Sport amasaha yayahagije
ariko duhere ku mikino ihari y'uyu munsi hari atleti ku basifuzi bagiye badezinya bashyiramo mu kanya gato ibintu zatubwiraga ko bisa bamuhaye mace ya kiyovu Risa Patience babaye gusifura match ya Kiyovu na Gorilla yuko saa cyenda n'igice arabuyirizwa na Faraji na Isonga Patrick wa kane afana umusifuzi wa kane Isonga Isonga babaye match zakonya ko hejuru kwiba ari match babaye kugesera agakora amabara ariko akomeje gusagezemo akomeje gusifura match batigeze ahanwa se iso mu bintu bigesera sigeza nani hari perezida wa Ferwafa y'umudefanza akavuga ko ari match neza inka kafu wallahi nabonye nabonye bakeza cyane Jean Jacques Dara ntabwo bamukeje ahubwo nuko abantu nyine bayifashe ko bitari kafu mu bihano byasohotse babonye nta gihano cya Jean Jacques Dara kirimo aratangira guhindura imvugo ngo kafu yashimye Jean Jacques Dara kuko yasinze neza match ya ntabwo ariko bimeze ahubwo kafu ntabwo yigeze isanga ikintu na kimwe yahamira Jean Jacques Dara muri iyi match Kiyovu nta cyerekezo reka ntabwo twazi Kiyovu ariko si Kiyovu irashaka igikombe cya shampiyona